Muraho neza bene data, turabashuhuje kandi tubifurije kugubwa neza. Turagarutse, turazindutse, tuje gucumbura bya byigisho byacu turiho twigishwa na mwene data twicaranye hano. Jyewe nitwa Ukwigize Jean Pierre, turasanganywe, turamenyeranye, namwe tubahaye karibu, ariko reka twakire aba batumirwa muri studio maze babasuhuze, nibarangiza dukomeze n'ibyigisho byacu by'uyu munsi. Karibu. Mwaramutse neza, gira ngo ngiye nanjye tumaze kumenyerana. Amazina yanjye ni Nshimyumukiza David. Murakoze cyane, reka twakire na mushiki wacu. Karibu. Murakoze cyane, nanjye banyita Mukanduterusi. Ndumva atari n'ubwa mbere mumbonye cyangwa munyumvise, tumaze kumenyerana. Uwiteka abagirire neza. Barakoze cyane, reka mbere yuko twinjira mu ngingo yacu y'uyu munsi, reka tubanze dusabe Rusi adusengere maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data twese bimuje umubyeyi muzi dukunda, gushimiye kugera na se kwawe kwabonye natwe. Bari umubyeyi muzi kwa baturinze, twaba tugiye kwiga ijambo ryawe. Turakunze umubyeyi mwiza ngo ubane natwe, kandi umubyeyi mwiza abari bubashe gutega amatwi iri jambo bahindukire kukumenya. Baze mubyeyi mwiza ibyadufasha ibyadukomeza, uriduhe uruntu mwiza mahita umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Rakoze, reka twakire mwene data David atuyoborere ingingo y'uyu munsi. Mwene data tubare kari. Murakoze. Murakoze cyane. Mbere yo kugira ngo twige iyi ngingo yo kuwa kane, ndagira ngo twibuke yuko turi kwiga icyigisho cya gatatu gifite umutwe uvuga ngo kwitegura mu byiringiro. Ngira ngo twagiye tubona uburyo tugomba kwitegura mu byiringiro mu ngingo 3 zabanje. Kuri uyu munsi tugeze ku ngingo yo kuwa kane. Niba rero utarumvishe ingingo zabanje, turagusabye kugira ngo usubire inyuma utangire wumve icyo iki cyigisho cyatubwiraga. Ku ngingo rero y'uyu munsi tugezeho ifite umutwe uvuga ngo kuramya Imana kwanduye. Ikibazo cyo kuri A kirabaza kiti: ni mu buhe buryo hagaragajwe ukudashikama kw'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana? Hoseya 7 murongo wa 2, dusimbuke ku wa 7 tugere ku wa 11. Murakoze cyane. Haratubwira hatya hati, kandi umurongo wa 2, kandi mu mitima yabo ntibatekereza ko nibuka gukiranirwa kwabo kose, noneho imigirire yabo mibi irabagose kandi iri mu maso yanjye. 11 naho haratubwira hatya hati, Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, batakira Egiputa bagahungira no mu Ashuri. 12 nako 15 fa kuri 7 ugere kuri 11. Ego. Rimwe dusubire ku murongo wa 7 tugere 11. Haratubwira hatya hati, bose bashyushye nk'iziko, barya abacamanza babo, abami babo bose baraguye, nta n'umwe wo muri bo untabaza. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe, ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze, kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. N'Isiraheli ashinjwa n'ubwibone bwe, ariko ntibaragarukira Uwiteka Imana yabo ngo ibyo byose bitume bayishaka. Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, batakira Egiputa bagahungira no mu Ashuri. Tugende ku murongo wa 15. Haratubwira hatya hati, nubwo nabigishije hakomeza amaboko yabo, ariko bajya inama zo kungirira nabi. Murakoze cyane. Hano ikibazo cyabaza ngo ni buhe buryo hagaragaje ukudashikama kw'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Ngira ngo rero hano
ikigaragara uburyo hagaragaje ukudashikama kw'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana nuko ntibafite uruhande bahagazemo. Mu banyamahanga barimo ndetse no ku ruhande rw'Imana barimo. Muri make nk'uko hano twabibonye, Efurayimu ameze nk'umutsima wahiye uruhande rumwe. Uruhande rumwe rwarahiye, urundi rurapfubye. Ameze nk'uwameze imvi z'ibitarutaru ariko ntiyabimenye. Ameze nk'inuma idafite ubwenge. Muri make hano ukudashikama ko avuga ko ari ubwoko bw'Imana ni abantu bafata impande zombi. Ari ku ruhande rw'Imana ariho, ariko no ku ruhande rw'inkozi z'ibibi narwo ariho. Kandi ibyo byose nubwo abikora yibwira yuko ari umunyabwenge, ntazi neza ibyo arimo. Tujye ku kibazo cyo kuri B. Kiratubaza kiti, ni iyihe mimerere yo mu gihe cya Hoseya ifite aho ihuriye n'akaga k'iby'umwuka kari mu itorero muri iki gihe? Hoseya igice cya 8 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Haratubwira hatya hati, shyira impanda mu kanwa, azaza nk'igisiga, agwira urusengero rw'Uwiteka, kuko bishe isezerano ryanjye, bagacumura n'amategeko yanjye. Bazantakira bati, Mana yacu, twebwe Abisiraheli turakuzi. Isiraheli yataye ibyiza, nawe umwanzi azamuhiga. Njya muri Yeremiya igice cya 23 ku murongo wa 1. Yeremiya 23 umurongo wa 1 haratubwira hatya hati, Uwiteka aravuga ngo, abungeri barimbura kandi batatanya intama zo mu rwuri rwanjye, bazabona ishyano. Ngira ngo rero hano imimerere yo mu gihe cya Hoseya ifite aho ihuriye n'akaga k'iby'umwuka mu itorero muri iki gihe. Ikigaragara nuko hariho abantu bibeshya yuko batunganiye Imana, sibyo? Ariko mu by'ukuri imimerere yabo cyangwa se imikorere yabo bakaba ari abanyabyaha. Nk'uko byari bimeze mu gihe cya Hoseya, n'ubu ngubu niko bimeze. Tujye ku kibazo cyo kuri se. Kirabaza kiti, ni gute gusenga ibigirwamana no kuramya kw'ikinyoma byononye Isiraheli? Kandi se ibyo byagize zihe ngaruka? Hoseya ibice 8 ku murongo wa 5 n'uwa 6. Haratubwira hatya hati, inyana yawe Samariya we yarayanze, uburakari bwanjye bubagurumanaho. Bazahereza he banga gukurwaho urubanza? Kuko iyo nyana ikomoka ku Bisiraheli, si Imana nyakuri, kuko ari indemano y'umukozi. Nukuri inyana y'i Samariya izavunagurika. Ikibazo cyabazaga kiti, ni gute gusenga ibigirwamana no kuramya kw'ikinyoma byononye Isiraheli? Kandi se ibyo byagize izihe ngaruka? Ngira ngo rero hano baratwereka yuko mu gihe cya Hoseya Abisiraheli basengaga ikigirwamana cy'inyana biremeye. Icyo kigirwamana cy'inyana baragisenga, ariko amaherezo nuko iyo nyana basengaga izavunagurika. Rero mureke dusome amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi. Hari amagambo turajya ku isubi ya mbere ku kibazo cyo kuri B. Hari amagambo agira ati, hariho abantu benshi bavuga yuko batunganiye Imana, nyamara bakagaragara nk'abanyabyaha kubw'ibicumuro byabo bwite. Basuzugura amategeko y'Imana, bagahitamo imigenzo y'abantu, bagahindura ubusa amategeko y'Imana, kandi bagashyira ubuhakanyi inzitwazo batanga ntizifite ishingiro, kandi bo ubwabo ndetse n'abandi zizabakururira ukurimbuka. Ngira ngo rero hano harahita humvikanya neza kuramya Imana kwanduye. Kuramya Imana kwanduye hano nk'uko tumaze kuyibona, harimo kuramya ibigirwamana cyangwa se gusenga ibigirwamana. Ikindi hakaza n'abantu bigaragaza nk'abatunganiye Imana nyamara ari abanyabyaha. Ukaba ukora imirimo myiza,
ukaba uza gusenga, ariko mu by'ukuri ibyo nyuma y'ibyo byose ukabiherekeresha kuba uri umunyabyaha, icyo gihe uburamya Imana mu buryo bwanduye. Ngira ngo rero mu ncamake kuri iyi ngingo nicyo nayivugaho, abandi twakunganira. Arakoze cyane. Reka dushimire rwose, dushimire David uburyo atwigishije iki cyigisho. Kirimo ibintu bikomeye kubera ko hano ukuramya Imana kwanduye birerekana neza ko abantu haba muri iki gihe, mu bihe bya kera byabayeho, ariko muri ibi turi kubwirwa ni ibyacu muri iki gihe, hariho kuramya Imana kwanduye. Hano rero abafite aya migisho muzayasome neza kuri iyi paji ya 18, kandi n'abatayafite muzayashake. Harimo iteka ricirwa ku bagabura, abapasiteri bajya kwigisha abantu bakabigisha iby'imigani yahimbwe n'abantu, ntibabigisha ukuri kw'Imana. Akaga turi gusomerwa hano ngo kagiye kuza, ubwo abo bigishwa ngo bazifuza gutanyaguza ba bagabura n'abapasiteri babigishije, ntibababwize ukuri, ngo bababwire ko ibyo bari gusenga atari byo, bababwire kuko bizera atari ko. Abantu benshi tuvuga ko twizera, ariko ugasanga turi mu murongo utari bo. Hakenewe abagabura, abapasiteri batinyutse bakabwira abantu ngo, ukamubwira ngo ukuri kuramya Imana si byo, ukuri uri kuramya Imana nk'uko Efuremu yaramyaga inyana, ntabwo ari byo. Imana isengwa gutya, amategeko y'Imana avuga gutya, ararama, arasobanutse. Birakenewe nshuti rero tubana kuri iyi cano, twumve ko ari inshingano yacu. Nawe niba uzi ukuri ukubwire mugenzi wawe, akwemere cyangwa kwange, ariko nyamuneka dufataniriza hamwe kuburirana kugira ngo twiteguye kugaruka kwa Yesu. Reka twakire rero mushiki wacu atanga imuganizi kuri iki cyigisho. Karibu. Murakoze cyane, byinshi byavuzwe kandi birumvikana. Mu by'ukuri aha hantu kuramya Imana kwanduye, turi mu bihe bigoye cyane, tumwe by'umwijima, ibintu byabaye ubuvangitiranye, ku buryo kugira ngo abantu basobanukirwe Imana by'ukuri, mu by'ukuri biragoye. Usanga umuntu akubwira ati ngwino tujye hariya niho hari Imana, undi ati ngwino tujye hari Imana. Aha hantu rero kuramya Imana muri iki gihe biragoye, kandi ibintu ni uruvange. Rero ngiye nabwira abantu, nanjye nibwira, mbere ya byose tukwiye kujya Kristo nyambere. Abagabura bacu nk'uko hano tubibonye ko hari igihe abantu bazabafata bakabatanyagura, bazaba bavuga bati igihe iki cyose, aka kaga kose tugeze ni wowe. Iyo uba waratubwiye hakiri kare ntabwo tuba duhuye n'akaga kangana burya. Bishatse kuvuga rero yuko abagabura bacu haba ku ruhimbi, ikintu bagomba kwigisha cya mbere ni Yesu Kristo, bakamwerereza. Ibindi bigirwamana byose bikava, tubonye inyana, twabonye mamoni, twabonye iki. Abagabura bacu kurangura bagashyira impanda mu kanwa, kwerekana ibigirwamana n'Imana y'ukuri yariyo. Rero Imana idufashe kugira ngo turokoke akaga kameze gutya, kugira ngo tuzazakubitwa nyinshi kandi twaramuburira. Bakoze cyane David, hari ikindi wakongeraho? Ngira ngo hano hari ikindi nshaka kuvuga, kuramya Imana mu buryo bwanduye. Muri iki gihe ni gute turamya Imana mu buryo bwanduye? Ngira ngo hano mu mwuka w'abahanuzi nk'uko wabisubiyemo hamaze kubitwereka, ariko hano uburyo turamya Imana mu buryo bwanduye nk'uko twabibonye mu cyigisho, ni igihe tufata iby'Imana tugafata uruhande rumwe, tugafata no ku ruhande rw'iby'isi tukabivanga. Igihe ibyo byose tubihurije hamwe, tuba tubaye nka wa mutsima wahiye uruhande rumwe, nk'uko Hosiya yabihanuriye Efurayimu. Tuba tubaye nka ya numa y'injiji itazi igomba kujya. Ngira ngo rero nitugerageza gufata impande zombi, uruhande rw'ubukristo n'uruhande rw'ubupagani, ibyo ngibyo tukabizana imbere y'Imana, tuzaba turi kuyiramya mu buryo bwanduye. Murakoze, ndumva icyo navuga ari. Murakoze cyane. Reka dushimire abo tubana umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha, mukomeze kubana natwe, kandi ibibazo byose tuzajya dusangira mukuri bidufasha kurushaho gusobanukirwa. Mukore subscribe, mukore share, mutange comment n'ibindi byose. Imana ibahe umugisha. Rero tubifurije kugubwa neza, kandi abadufashije namwe Imana ibahe umugisha. Murakoze, byigisho byacu nakagaruka, Uwiteka abahere cyane.